Yes, one more time, ladies and gentlemen, you already know this is Boss Kabutura. Stay in touch. Stay in touch. Yes, kennysol yatangaje ko hari byinshi bigiye guhinduka mu muziki we nyuma yo kwinjira muri sosiyete ifasha abahanzi 155am Limited. Uyu muhanzi yatangaje Kiss FM ko kubona abaterankunga aricyo kintu yaburaga mu rugendo rwe rwa muzika yatangiye muri 2019. Ati nkuko mwabibonye ndi muri 155am abantu babimenye tutarabimenyesha, ariko ubu ndimo ndashimira iyi sosiyete kuba yaremeye kuza mu rugendo rwanjye rwa muzika. Nicyo kintu naburaga, n'uburyo wabonaga ibikorwa byanjye hari uko bitindamo no kubera